ntuzagifate hejuru ku mutwe, uzafata igitsina cy'umugabo wawe uhereye hasi mu gihimba cyayo hasi, nyine use n'ufata gutya umere nk'uri kucyumviriza, umere nk'uri kukiganiriza. Nyine urumva uzagihereza umugore agifate yishyize amavuta mu ntoki, agifate gutya, agifatiremo hagati. None namara kugifata uko ahite mumera nk'abaryamye murebana, noneho musobekeranye amaguru, ukuguru k'umugore kumwe kujye hagati mu bibero, ukundi kujye hejuru. Nyine ahobera ukuguru kwawe kumwe n'ubushyuhe bw'akaguru ke kari kumva ubundi bushyuhe bw'akaguru kawe ko hasi. Nurangiza noneho agifate gutyo, mutuze. Noneho ntihashira nk'amasegonda nk'atanu, atangire agire gute, atangire noneho gake gake azamura akimanura gutyo, azamura amano nyine y'ugikorakora, akora no ku mutwe. Kwa kundi y'ugikora ku mutwe noneho agukore no kwibere kwimoko, akore kwimoko y'umugabo. Iyo umugore ari gukora ku gitsina cyanze guhaguruka, yabanje iyo systeme, mwasobekeranyije amaguru mwembi, urumva musobekeranya amaguru, ubwo muvuga mbese muhita muhindura systeme, mukaryama murebana mumeze nk'aho mutabirimo. Noneho mwamara kuryama murebana, mugasobekeranya amaguru, ukuguru kwawe k'umugore kukajya hagati, ukundi kukajya hejuru y'ukwawe, ku buryo uko hasi k'umugabo umugore nyine ashyiraho itako. Muri kumva, mugasobekeranya nyine amaguru muri ubwo buryo. Noneho umugore akomeza agifata gutyo, intoki yasize amavuta, yarangiza noneho ashira amasegonda atanatangira akagera gute, azamura amanura, azamura amanura, azamura amanura. Noneho yagera ku mutwe agasa n'ukaragiraho, kwa kundi gukora ku mutwe wayo. Buriya reka mbabwize ukuri, nkuko rugongo ikorana n'ibere imoko ryacu, rugongo n'ibere imoko yacu na rugongo birakorana uko, niko n'umutwe w'igitsina cy'umugabo ukorana n'imoko ye. Niba uri gukora ku gitsina cy'umugabo ku mutwe, mukore no kwimoko ye y'ibere cyangwa se umwonke. Nutangira kubona no bitangiye kujya mu mujyo neza, uhita ugira gute, ufata igitsina cye noneho uhite usa n'ukiyegereza ukishyiriremo, nurangiza umukora kure ku mabya uri kumukora no kwimoko. Noneho icyo gihe ndabizi kizatangira gufata umurego. Nurangiza n'ubura umugore shapu, uzahita ugira gute, uzahita winyaza tuzi duke, nurangiza tuzi duke tuje tuvange n'ururenda. Noneho ugenda ugira gute, udukoza ku mutwe w'igitsina cy'umugabo ari kuri no kumukora ku moko. Ndakubwiza ukuri kizahaguruka. Nikidahaguruka uzamenya ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'amasukari, diabete azaba yifite. Abagabo bafite diabete n'abagore ndagira ngo mbibutse yuko nta bushake bajya bagira bwinshi, nta bushake bagira bwinshi, ntabwo pe. Nubona n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe atangiye kubura ubushake, ngo bwarabuze, ubushake bwarabuze, uzamenye ko ugomba kujya kumusuzumisha bakareba ko nta diabete arwaye. Hanyuma umugabo rero utashyutswe, igitsina cye cyanze burundu, ndakubwiza ukuri, abayumva igitsina atari icyo we yagitije umugore, abayumva yabwira umugore ko iki gitsina ni icyawe, wa mugore we nkwiyame. Ariko iyo agize Imana akabona igitsina cye nyine gihora gihagaze, aba ari proud wacyo, akavuga ati igitsina cyanjye cyahagaze, nyine akumva yanakireba. Uyu umugabo byanze gushyukwa, nta nubwo ashaka kukireba igitsina cye, nta nubwo ashaka kugikoraho, ahubwo afata intoki z'umugore akamubwira ngo koraho, ngo gifate, cyangwa ntanashake kureba, akajya amubwira gusa ariko ngo byari bigiye gukunda, wihangane gato, byari gukunda. Noneho bigira umugore nyine kubera ko kutamenya utwo tuntu twose nababwiye, bigira umugore yabivuyemo. Noneho umugabo agahita azinukwa nawe, noneho kwa kuzinukwa n'umugore akazinukwa, ugasanga umugabo nyine isoni, ipfunwe, agatangira kumva atayikuzo, atayibaba, agatangira nyine kumva ko ari umunyamakosa. Nta makosa ufite, ni ibintu bibaho mu buzima, cyane cyane biba ku bagabo bafite abagore bagutse cyane mo imbere, bikaba ku bagabo bafite abagore bababwira nabi, bigakunda kuba ku bagabo bafite abagore batazi kwiyozamo, bahora n'impumuro mbi, batazi no kunywa n'amazi. Kunywa amazi menshi birinda impumuro mbi yo mu gitsina. Kunywa amazi menshi bituma umugore atanuka mu gitsina, kimwe n'umugabo. Umugabo unywa amazi ntaganuka udukari, hari uduhungu tujya kwihagarika cyangwa se abagabo
wajya kumva cyane cyane wenda nko ku ngendo wenda zakure, wajya kugira ugasanga bagira ngo ni gazi kubera kutanywa amazi bituma umuntu anuka byanga byakunda. Ahantu hose hari umwenge mujye munywa amazi menshi, icyo nabashishikariza. Noneho rero iyo umugore abonye ko umugabo byanze, iyo ari umugore nyine uzi ubwenge, ntabwo amuhuga, ntabwo amubwira naho arushaho kumwiyegereza, akabwira sheri ndagukunda, akabwira utugambo twiza, akabwira sheri muri umugabo mwiza nuko Imana ninjye nyine utuntu nk'utwo. Gusa hari n'abagabo bahita avuga, hari n'umugabo uhita uvuga ngo uri kumbwira kugira ngo nyine ndeme agatima, ngo kugira ngo nyine ngo njijishe, sibyo? Ngo kugira ngo njijishe, ariko niba yakujisha bitwaye iki? Niba ari kugira ngo agukomeze bitwaye iki? Hagira ngo aguhebye. Hakaba n'undi mugore noneho uvuga ati rega byaranze, urashaje, byaranze neza byanze, yanze guhaguruka, nta kindi kintu warenzaho, turekera ahubwo wikomeza ku ntoba. Umva iyo mvugo y'umugore. Niba umugabo byanze koko ko abandi ari bwo bwa mbere kandi ndako ari ikibazo mwakicaramo mukaganira, wamuca intege muri ubwo buryo? Ntabwo bibaho. Agatandukanya amaguru ku buryo ukibona cyose nyine ukamurongora ugacumita, ukumva ko nawe nyine ukavuga uti uyu munsi rwose arakimpaye pe, so kukimpa gusa yakinsize. Kubera yuko umugore buriya wagukunze, umugore waryohewe, arakiguha atitangiriye isitama. Ntibakababeshye, nta mugore utazi gutandukanya amaguru. Abagore bose bazi gutandukanya amaguru n'uburyo babigenza, barakuzi, ahubwo bitandukana mu buryo bari kuryoherwamo. Uko ari kuryoherwamo nibwo bizamuha imbaraga zo kuyatandukanya cyane, gutandukanya amaguru cyane, akakiguha cyose. Noneho atari kuryoherwa aba yumva atanatandukanya amaguru, aba yumva utanayishyiramo. Noneho iyo mumenyeranyeho rero kandi azi imikorere yawe rwose, aba yumva yanabumba ukajya uyishyira handi ku matako gusa akaba ari higarukira, aba yumva uri kumutera n'iseseme. Urumva uburyo abagore baryoherwa? Iyo umugore ataryohewe rwose nta rukundo bagufitiye na ruke, nta nubwo bakwitayeho. Icyo ngicyo ni icya kane. Cya gatanu ni uko ibi byose mbabwiye, ibimenyetso byose mbabwiye bizagaragarira ku mugore kuri turu ya kabiri. Ntabwo ibimenyetso bizagaragarira kuri turu ya mbere, ntimukibeshye. Turu ya mbere ni iyanyu mwabagabo mwe, turu ya kabiri ni iy'abagore. Wowe kora turu ya kabiri uvuga ati nshaka gushimisha umugore wanjye agomba kurangiza, nkabona nkarangiza. Narabwiye mbabwira systeme y'uburyo ushobora kurongora iminota myinshi kandi urangiza vuba, kandi ugakomeza ukarongora igitsina cyawe gakomeza kigahagarara. Nta yindi systeme uzakora. Niba ugiye kurangiza agaturu ka mbere uzi ko kihuta, niba ari aka kabiri aka gatatu, utwo twose tubare nk'imfabusa, ujye ugira gute, ujye ujisha umugore mu gihe ugiye kurangiza uyikuremo, urangirize hasi. Kwa kundi kurangiriza hasi, noneho ubu uri kumwonka amabere, uri kumukora kuri rugongo, uri kumukorakora ahantu hose, hanyuma use n'unama nyine urangirize hasi. Ikiganiro cy'uyu munsi cyari ikiganiro twari turi kureberaho uburyo umugore uryoherwa, ibimenyetso bizakwereka ko umugore ari kuryoherwa. Mbabwira yuko umugore aryoherwa kuri turu yindi iri butinde, kuko abagore dutinda kurangiza, bisaba umutsi. Mbabwira na systeme y'uburyo ushobora gutinda kurangiza uri umugabo ukaryohereza umugore. Mbabwira n'uburyo umugabo ashobora kubijyamo neza niyo yaba ari igitsina cyanze gufata umurego, n'uburyo agomba kwitwara, byose nabibabwira. Mbabwira n'umuti ushobora kugira gute, gutandukanya umugabo wawe n'inshoreke yagutwaye umugabo. Ngayo nguko ikiganiro cyacu nicyo ngicyo. Ndabakunda cyane, kuri mukomeze mudushyigikire, mukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. I love you so much. Bye bye. Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwese aho muherereye. Nukuri muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo mbibutse yuko dukora massage z'ubwoko bwose, turanga amazu, ibibanza, amamodoka, dukora waxing, hanyuma dufite n'imiti igiye itandukanye, dufite amacumbi. Mu miti dufite rero hari umuti wongera igitsina,
cy'abagabo, hari umuti wongera ubushake, hari umuti wongera akanyabugabo nyine ugatinda kurangiza. Hanyuma ikindi nuko dufite n'imiti yo guca imyeyo, imiti yo kongera amavangingo, imiti yo kongera ubushake yaba ari ku bagabo ndetse no ku bagore. Mwese rero muhawe ikaze, nge muri kumwe n'Umutoni Liliane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane, uburyo ushobora kumenya ko umugore wawe nyine yaryohewe, ukamenya umugore wawe niba igitsina cyawe cyamunyuze, niba yaryohewe, ukaza kubimenya. Hanyuma nanone ukaza kumenya uburyo ushobora gufatamo igitsina cy'umugabo kugira ngo cyongere gisubire mu murego, tukamenya n'ipfunwe abagabo bagira iyo igitsina cyanze guhaguruka. Hanyuma rero mbere ko dutangira ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe, reka mbabwire ku muti. Murabona hari ukuntu umugore aba afite umugabo, hanyuma umugabo akaba afite inshoreke yaramutwaye, urumva inshoreke ikamutwara pe, ikamugutwara ukamubura. Rero ikintu ugiye gukora, ugiye kubatandukanya utabakozeho, utabakubise, utabareze. Ugiye kubatandukanya bo ubwabo batandukane. Mushake mu byite uburozi cyangwa mu byite iki, ibyo ntago bindeba. Ikintu ugiye gukora ni iki: fata urupapuro, nurangiza wandikeho amazina y'umugabo wawe, wandikeho n'amazina y'iyo nshoreke ye yamugutwaye. Numara kuyandika nyine wandikishe intuza itukura. Nurangiza kubandika amazina yabo, ufate indimu uyisature. Numara gusatura ya ndimu, ushiremo ka gapapuro kariho amazina yabo, ushiremo n'umunyu wa sea salt. Nurangiza iyo ndimu nyine uyihuze ukoresheje urushinge. Urugire nyine, urabona indimu wayisatuye, uhise urambikamo rwa rupapuro ruriho amazina yabo, uhise ushyiramo na sea salt wa munyu. Nurangiza n'ufate bya bipande ubihuze by'indimu, nurangiza ujombeho urushinge. Nurangiza kujombaho urushinge, ushaka isogisi ryirabura. Ariko mbere yo gushyiramo isogisi ryirabura, fata urudodo rw'umukara, waba urukuye ku mwenda, waba urukuye ku isoko, urudodo rw'umukara. Nurangiza ubanze uzirike ya ndimu, uyizirike iyo ndimu ukoze ikintu kimeze nk'umusaraba. Uzirikishe urwo rudodo rw'umukara use n'ukora umusaraba. Nurangiza noneho ufate ya ndimu wajombeshejemo rwa rushinge, ukoreshejeho n'urwo rudodo rumeze nk'umusaraba, uyigire nk'ahari umusaraba. Nurangiza ufate ya ndimu ushyire mu isogisi ryirabura, isogisi y'umukara. Hari indimu washyizemo urupapuro ruriho amazina, urangije uhita ushyiramo n'umunyu wa sea salt, ariko iyo ubishatse ushyiramo n'uwo munyu n'urwo rusenda rw'ifu. Warangiza ukajombamo agashinge, warangiza kujombamo agashinge ugahita uzengurukishaho urudodo rwirabura, ariko ugakora ikintu kimeze nk'umusaraba. Warangiza ugafata isogisi ryirabura naryo n'urudodo rumva n'umukara, ugafata isogisi ryirabura ukaza gushyiramo bya bintu byose. Warangiza ukarifunga neza, ukagenda ukarishyira ahantu mu mazi akonje y'ubutita, cyangwa se ugacukura ahantu, warangiza ugashyiramo amazi, warangiza ugashyiramo rya sogisi ririmo bya bintu byose. Ukavuga amagambo wifuza, ukavuga ugahita utaba. Ndakubwiza ukuri, bararyana, bashwane, bashondane nk'inkoko, ubundi ubona amahoro, ubona umugabo wawe baramugutwaye. Ugomba kugaruza ibyawe, mugarure. Niba umukunda ukaba wumva imico ye warayishimye, mugarure. Nta mpamvu kugira ngo indaya igutwara umugabo. Garura umugabo wawe muri ubwo buryo. Ibyo bintu byose birakora, nuvuga ibyo ushaka byose ubivuge, ibyo bintu birakora. Hanyuma rero turagiye ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hari ibimenyetso bizakwereka ko umugore wawe arimo kurangiza, bambe umugore wawe ko yaryohewe. Hari ibimenyetso bigaragaza ko umugore yaryohewe. Nyine umva, kabanda yawe yamuryoheye,
igitsina cyawe cyamuryoheye, nubona ibi bimenyetso ku mugore uzamenye yuko yaryohewe. Kandi reka mbabwire, ushobora kutamenya ko umugore wawe yaryohewe, ariko iyo yabihiwe urabimenya. Ndabeshya? Urabimenya bitewe nuko wowe uri kubyumva ukuntu uri kubikora. Erega tujye tuvugisha ukuri, niba uri kurongora umugore wawe ukaba ubizi ko utari kubikora neza, uba ubizi ko utari kubikora neza, uba ubizi, ariko kubera ko nta kundi kuntu wabigenza, nta kindi kintu wakora. Ariko ndakubwiza ukuri, umugabo wese uri kurongora umugore we amenya niba atari kuryoherwa. Ariko iyo ari kuryoherwa ashobora kutabimenya, ariko iyo ari kubihirwa ababizi. Nuko nyine ujijisha kuko uba ubizi ko nta kindi kintu wabigenza, nyine ukavuga uti nakora iki, nta kindi warenzaho. Ariko uba ubizi ko umugore wawe atari kuryoherwa, ariko ukabura ikindi kintu wakora, wabigenza utese. Hanyuma rero ibimenyetso bizakwereka yuko umugore wawe yari kuryoherwa, nyine yamuryoheye, yamuryohanye. Tugiye kubireba ibyo bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere, umugore areba icyoroshye. Umugore areba icyoroshye, byanga byakunda niyo yaba uri umugore w'igisazi, w'igisare, w'igishegabo, ndakubwiza ukuri, iyo bigeze kuri ya ngingo yo kuryoherwa mwese mureba kimwe. Iyo mwese muri kuryoherwa mureba icyoroshye, turabizi. Mwese mureba nk'aho ari gusinzira, mukareba nk'aho ari guhondobera, mukarebana amaso y'imbabazi, yaba ari ufite ijisho ryapfuye, yaba ari ureba amareba, yaba ari uwahumirije, mwese muba mumeze kimwe. Mwese mureba yaba ari ufite amaso manini, yaba ari ufite dutonya, yaba ari ufite amaso aringaniye, mwese muri kuryoherwa nshuti yanjye mureba icyoroshye. Iyo uri kumva umugabo ari kubikurikirana neza, nyine ari kurongora neza, ukaryoherwa, ikintu cya mbere uzabona ku mugore wawe ko yaryohewe ni ukurerembura, ni ukureba icyoroshye, ni ukurebana amaso y'imbabazi. Niyo yaba afite amaso atukuye nk'aya yanjye, uhita ubona ko yayateretse, ukabona nyine ameze nk'umuntu ushaka gusinzira, ufite ibitotsi. Ahangaha uzamenye ko umugore yaryohewe. Tukiri ahangaha, umugore utaryohewe buriya ujya kubona ukabona nyine ari kukureba nyine nk'ibisanzwe. Ni nk'aho yagombye kuguseka, ariko akabura ukuntu ari buguseka, afate se ni museka, buriya ntari bumenye ko atari kubikora neza. Akakureba akumva agahinda karamye, nyine akakureba akavuga ati yo disi burazi ngo ari kunyemeza. Ibaze kurongora umugore wawe ukibwira ngo uri kumwemeza, nyine washyushye, akabona ukuntu wikaraga, kandi mu by'ukuri nta kintu ari kumva. Aba bagabo benshi babikora rero, bakoresha imbaraga nyinshi, akumva nyine yakoresha imbaraga nyinshi. Niyo abantu disi bafite gatoya, akumva ko nakoresha imbaraga nyinshi hari bukure. Aba yumva ko nakoresha imbaraga nyinshi z'umurengera, igitsina cye kiri bukure, kikagerayo kigahita gikura ako kanya kubera akoresheje imbaraga nyinshi. Wikwigora ngo wihanyagure, kubera ko n'ubundi nta kintu warenzaho. Uko ingana nuko ntago yakura ngo nuko wihanyaguye, ntago yakura ngo nuko ukoresha imbaraga z'amaboko cyangwa se umugongo. Tuza wiyakire, wumve ko nyine ari iyo. Mwese tubigenze dute? Dukora iki? Umugore utaryohewe mu by'ukuri arakureba nk'ibisanzwe. Hari n'uhita yigira kuri WhatsApp cyangwa se ukabona ari gusuka igituta. Ibaze kurongora umugore ari gusuka igituta. Yaba afite nk'umusatsi nk'uyu wanjye agatangira, wenda muragaramye, nyine umugore aragaramye, nyine ni ngarama, agatangira agasuka, akisuka igituta, uri kumurongora uri hejuru ye. Cyangwa ajya kubona ukabona nyine ari kujya yireba mu mubiri we, ngo shana ibintu bica intege, ukabona uri kumucumitira kunyaza ugira gute buri kimwe cyose. Ariko ajya kubona ukabona umugore ari kwirangarira, nyine ari kwireba, kujya yireba, nyine ukabona ntago, mbese wagira ngo ari mu buzima busanzwe, wagira ngo nta cyabaye. Noneho umugabo iyo abirebye biramubabaza shaho, biramubabaza, kandi nta kindi kintu ari bubikoreho. Ariko umugore utaryohewe akenshi nta nubwo ashobora kubihisha. Noneho iyo bimaze kuba too much rwose, haba yumva atanaguha, yaba naguhaye akumva nyine ntacyo ari kumva pe, ku buryo anabikwereka kugira ngo abikwereke. Rero urabibona mu maso arareba. Nk'ubu ngubu wenda n'urugero, nk'ubu meze ngo uri kurongora, meze uku cyangwa meze uku, cyangwa ndi kureba hirya no hino, ndi kureba ku iparafo,
ndi kureba ibinzengurutse, ndi kuri telefone, ndi kureba abanyandikiye, cyangwa se nkitaba telefone nkavugana n'umuntu, cyangwa njya kuri WhatsApp, cyangwa ukabona ndi gusuka ibituta, urumva, cyangwa njya kubona ndi kwireba inzara zanjye, cyangwa kumva umuntu ari shana we mwabagore mwisubireho we, nanjye mbise numva ko ibintu bishobora kubabaza. Ukumva umugabo ari kumucumita nyine umva ntakatagize, wajya kumva ko umugore kandi uri kumurongora, wajya kumva ko umugore gushango shiringo inzara zanjye ngo zashaje, ureba kandi uri kumurongora, irimo uri kubikora, mbese uri kubikora hahiye, ureba ngo ukuntu inzara zanjye ngo zabaye, numva ngo nshaka ngo no gusuka nyine ibintu nk'ibyo, ngo masange meza ate we yatukuye nyine ibintu nk'ibyo, wajya kunoga nari kwireba ugatuza, ari kwireba ku maboko nyine ibintu nk'ibyo, kandi uri gucumita nyine umva ntako utagize. Ndakubwiza ukuri, hano umugabo arumirwa. Umugore utaryohewe rwose ashobora gusuka igitutu uri kumurongora, ashobora kureba mu iparafu uri kumurongora, ashobora kwireba akamenya ko inzara zashaje, ashobora kwireba akamenya n'agaheri kari ku mubiri we, kandi ibyo yagombye kubikora kare mbere yuko uri kumurongora. Iyo yaryohewe rero ibi byose ntago abyitayeho, abameze nk'umuntu uri mu yindi si, abameze nk'umuntu uri nyine abameze nk'umuntu uri kurerembura, nk'umuntu warembye agatereka amaso, ukabona nyine umugore ari kureba icyoroshye ku buryo namureba ukabona nyine ko yaryohewe pe, ukabibona ko yaryohewe. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka yo ko umugore ari kuryoherwa nyine mu gihe muri gutera akabariro, mu gihe muri mu mibonano, uyu mugore azagukorakora. Tuvuga urugero wenda umuriho nyine uri kumucumita cyangwa se uri kumunyaza, umugore azagukoraho, agukorakore mu mugongo, agukorakore ku kibuno, agukorakore mu gatuza, urumva nyine ahantu hose yumve ko umuteye impuhwe zo kuba yagukorakoraho. Hanyuma noneho nawe agire gute yikorakore, umugore aryohewe buriya yikorakoraho akamera nk'umuntu uri kwitegura, nk'umuntu uri kwikarisa, hanyuma noneho nawe akanagukorakoraho, cyane cyane hari igihe afata amaguru ye agahita yazingira mu mugongo wawe, nyine akayahuza akayazingira mu mugongo wawe, hanyuma noneho akanagukorakora mu mugongo, mu gatuza, ahantu hose nyine ukabona ko yaryohewe, urumva. Ariko umugore utaryohewe nta nubwo yanagukoraho. Umugore utaryohewe ntago gukora, aba yumva uri kumutera n'iseseme. Iyo umugore ataryohewe ndakubwiza ukuri, arakureba kwa kundi akaba ari gusuka ibituta, n'umwana abwira ngo mfata mu mugongo akabyanga. Umugore utaryohewe ushaka kubwira ngo mfata mu mugongo sheri, wenda agakoraho gutya mu mugongo gutya agahita arekura, kandi utamubwiye ngo narekure, nyine agambikora nk'umugenzo agahita kurekura. Noneho iyo kurekuye wa mugabo nubwira umugore ngo nkoraho mfata, akagufata, yamara gufata agahita kurekura, uzahita uvuga uti uyu mugore ntago aryohewe, ntago azaba ari kuryoherwa, azaba yabihiwe, azagukora kubera ko bimubwiye, ariko mu masegonda make cyane azahita kurekura. Nuvuga ngo umugore utaryohewe ntago gukoraho, nta nubwo aba yifuza no kukureba, nta nubwo aba yifuza no gusoma. Iyo yabihiwe rwose aba yumva uri kunuka umuteye n'iseseme. Ariko iyo yaryohewe, atitaye ko ufite n'ijisho ripfuye, atitaye ko ufite uruhu rurihise, atitaye ko ufite ibiheri, atitaye ko urukunuka mu kanwa, atitaye kuri buri kimwe cyose ko ufite n'insya zakurenze, atitaye ku mwanda wawe, aragusoma akagufata ahantu hose akagukorakora, ahantu hose akagukorakora, kubera ko yaryohewe. Ariko umugore utaryohewe ntabwo yagukoraho, ndakubwiza ukuri umva habe. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ko umugore yaryohewe, nuko agukorakora, akagukorakora, agafata amaguru akayahuriza mu mugongo, akagukora ku kibuno, akagukora ku matako, akagukora mu gatuza, akagukora ahantu hose, akagufata amatama akajya yakora bya bintu ngo abujubujubuju. Nyine umva, reka nkubwize ukuri, umutera impuhwe pe. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ko umugore yaryohewe n'imibonano yawe. Ikimenyetso cya gatatu, umugore waryohewe uri arisetsa. Umugore waryohewe n'igitsina cyawe n'imibonano yawe arisetsa ku buryo unamureba ukabona akanyamuneza, nyine hari n'ukuntu aseka ukabona nyine byamurenze, agaseka nyine kumva hari ukuntu useka nyine, ntago byari byo guseka igitwenge,
buriya n'abagore barongora ukumva bari guseka ubusa, umugore ari kurongora nyine ukumva ari guseka ubusa, biriya bintu ni bibi, ni ukwishungereza. Ariko ujya kubona ukabona nyine ameze nk'umuntu, urabona kwa kundi umwana arota ari guseka, hari ukuntu umwana arota ari guseka kandi ahumirije cyangwa se ari kurebamo gake, niko umugore aryohewe bamera. Iyo umugore ari kuryoherwa arisetsa kagaseko kameze nk'ako mu nzozi z'umwana. Sinzi n'abantu bakuru niba bajya barota bari guseka, ukareba agahinja ajya kubona kari kwisetsa, nyine biba byamurenze. Umugore biba byamurenze, abayumva nyine, abayumva ari mu yindi si, abayumva ari ahantu adashaka kuva, abayumva ari ahantu heza pe hamuryoheye cyane, arisetsa bwa buseko bumeze nk'ubwo mu inzozi z'abana, kuko ndabona buduhinja bisetsa iyo bameze nk'abari kurota. Ni gutyo abagore baseka nyine, kubera ko urumva ari kureba icyoroshye, ajya kubona ari kujya amwenyura aseka nyine, n'uvuga ngo mbese ari kumva byamurenze, uburyohe bwamubanye bwinshi. Ariko iyo ataryohewe aba yazinze umunya, aba yabihiwe pe, ku buryo unamureba ukabona neza ntashaka guseka. Ese shari kutishimye, nishimiye iki se? Ndi kumva iki koko? Ko nta kintu ndi kumva. Kandi nodese wihanyaguye akoresha imbaraga nyinshi, kugira ngo byibuze ureke umunezeza, ariko wapi, umugore nta kintu ari kumva. Umugore rero waryohewe, icya gatatu cy'ikimenyetso ni uko yisetsa twa duseko tumeze nk'utw'inzozi z'uduhinja. Icya kane noneho, iyo umugore yaryohewe ukaba noneho uri kumucumita, amaguru arayatandukanya nyine, akakiguha cyose, adashyizemo umugaga, adashyizemo ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma utacyumva neza. N'ubu ngo iyo yaryohewe nawe aba yaryohewe ku buryo yumva ko nyine yisanzuye. Kandi icyo gihe buryo uburyohe bwamubanye bwinshi, buri umugore utangiye kujya amenya ngo yambaye ubusa, akamenya ngo nyine niba uzamuye intuza akamanura utuntu nk'utwo, icyo gihe ntabwo umugore aba yaryohewe. Buri umugore aryohewe arirekura, atitaye ahantu muri, atitaye ukuntu mumeze, arirekura. Rero iyo uri kumucumita ari umugore waryohewe nyine, uri kumva ko yaryohewe cyane, umva akagura agashyira iriya kandi iriya, ugasanga nyine akiguhaye cyose pe, ntabyo kuvuga ngo umugaga ngo cyangwa kwifatafata, wapi. Cya gatanu ni uko ibi byose mbabwiye, ibimenyetso byose mbabwiye bizagaragarira ku mugore kuri turu ya kabiri. Ntabwo ibimenyetso bizagaragarira kuri turu ya mbere, ntimukibeshye. Turu ya mbere ni iyanyu mwabagabo mwe, turu ya kabiri ni iy'abagore. Wowe kora turu ya kabiri uri kuvuga ati nshaka gushimisha umugore wanjye agomba kurangiza, nkabona nkarangiza. Narabwiye mbabwira systeme y'uburyo ushobora kurongora iminota myinshi kandi urangiza vuba, kandi ugakomeza ukarongora igitsina cyawe kigakomeza kigahagarara. Nta yindi systeme uzakora. Niba ugiye kurangiza agaturu ka mbere uzi ko kihuta, niba ari aka kabiri aka gatatu, utwo twose tubare nk'imfabusa, ujye ugira gute, ujye ujisha umugore mu gihe ugiye kurangiza, uyikuremo urangirize hasi. Kwa kundi uri kurangiriza hasi, noneho uba uri kumwonka amabere, uri kumukora kuri rugongo, uri kumukorakora ahantu hose, hanyuma use n'unama nyine urangirize hasi. Numara kurangiriza hasi wongere ugaruke wishyiremo, kugeza igihe uzumva ko igitsina cyawe gifashe imbaraga. Noneho urongore bya nyabyo, uvuga uti umugore wanjye ndashaka kugira ngo mugeze ku ngingo, ndashaka kugira ngo arangize, hanyuma none ubikurikirane neza, umurongore neza arangize. Ni ukuvuga ngo rero aho hose uri kurangiriza hasi, bibare yuko ari wowe ko umugore wawe atabizi, kubera ko nukomeza kugira urajya umera nkaho uri kurongora, nurangiza wongera umere nk'uri kumutegura. Uwo mugore we ntabwo azabimenya ko ukiretse nareba kino kiganiro umugore. Ariko ngiye abagore benshi ntabwo bajya bareba ibiganiro byanjye, banza ari abagabo. Ni ukuvuga ngo umugore ku buryo atazabimenya, azagira ngo nyine urukujisha, agira ngo byibuze utinde kurangiza, nyine urumva uyikuyemo, uhise ujya kumwonka amabere, uhise ujya kumutegura, umukora kuri rugongo gutyo, numva urangije neza, urangirije hasi, uhita wongera usubizemo gutyo. Ndakubwiza ukuri, igitsina cyawe ntawe kizagwa, n'igitsina cy'umugore ntabwo uzagihaga. Uzongera ukomeze ufate umurego, wongere use n'utangira bushyashya,
kandi igitsina cyawe kigikomeye, aba ariyo systeme uzajya ukoresha. Hanyuma muri ibyo bimenyetso byose babwiye by'umugore, uburyo aryoherwamo, uburyo ubimenya nuko ari ku turu ya kabiri, yaturira butinde, nibwo ibimenyetso bigaragara, kubera ko iyo urongoye umwanya muto ntago umugore aryoherwa. Iyo agiye kuryoherwa ugahita urangiza, urumva umupfubishe. Kuryoherwa k'umugore n'igihe umurongora akayumva neza, kandi noneho ukaba uri wa muntu utinda kurangiza, nibwo bigira gute, bituma umugore atinda kurangiza nyina kandi akaryoherwa. Rero umugore nanone utaka, umugore utaka agataka, kandi agataka mu kinyabupfura, agataka neza ameze nk'uri gutera impuhwe, nk'uri gutera imbabazi. None hari umuntu wansekeje arambwira ngo se muto, ngo buriya ngo umugore waryohewe n'umugore utaryohewe ngo wamubwirwa n'iki ngo mu gihe ari gutaka? Buriya umugore waryohewe, umugore waryohewe agataka, uzabihuze n'amaso, urebe gutaka kwe uhita ureba no mu maso ye, urebe ko biri kujyana. Ubundi umugore waryohewe biba biri kujyanirana, gutaka n'isura ye mu maso ukuntu nyine ari kwitwara birasa. Ariko umugore utaryohewe aba ameze nyine ubona ari bisanzwe, kandi ukumva ari gutaka mu maso, nta marangamutima barimo, ariko ajya kubona ukumva ari gutaka, icyo gihe ntabwo aba aryohewe. Umugore uryoherwa n'ureba cya kindi ureba icyoroshye, akagufatisha amaguru gutyo mu mugongo, akagukorakora, yarangiza akanatandaraza cyane nyine ubwo cya gihe cyo gucumita, hanyuma noneho akanataka. Ibyo bikaba hehe? Kwituru ya kabiri. Twagiye ku mugabo rero. Buriya ikindi twe tugiye kuvugaho ni ku mugabo. Noneho umugabo ushobora kugira gute, ushobora neza igitsina kikanga gufata umurego, bikikanga gufata umurego. Hari abagabo bigenda uko nguko, umugabo akabura amahoro, akavuga ati kuko ndabigenza ntewe neye mu isoko. Uzi ko umugabo ashaka kurongora, igitsina kikamutenguha, ntikigeremwe amaraso ngo amaraso atembere muri icyo gitsina, igitsina neza kikabyanga pe. Umugabo yifata mu gahanga, umugabo arumirwa. None ikintu gitangaje, reka mbasetse, buriya uzi ko umugabo ari we wese, ntabwo umugabo aterwa ipfunwe no kuba igitsina cye ari gito. Buriya niba hari ahantu hatera ipfunwe umugabo, ni igihe agiye kurongora umugore, igitsina cye kikamutenguha, kikanga guhaguruka. My friend, hari umugabo neza arayamanika, akavuga ati mana y'isi n'ijuru niyahure mfe mbure ndigitire hehe. Niba hari igisebo cya mbere umugabo agira, ni ukujya ku gitsina neza igitsina kikanga guhaguruka. Aba yumva yanagifata akagikata, noneho cyagiye cyanze guhaguruka, ntabwo kiba kikiri iki. Igitsina cy'umugabo cyanze guhaguruka, niba hari abantu banga ibitsina byabo, ni umugabo wanze gushyukwa. Igitsina cyanze gushyukwa, umugabo arakireba akakiburira agaciro, akakireba akavuga ati so ungifate cyangwa ngice. None icyo gihe uzi ikintu ahita akora. Noneho hano hari abagore muri abanyantege nke, ugasanga umugore atangiye kuvuga ngo shiri ngo byanze, ariko ngo byanze ngo bireke ngo tuzaba tubikora, ngo turi kumwe ngo nejo n'umunsi. Icyo gihe uri kumubabaza ngo byanze ngo yewe ngo intege ngo nizo ngo renga ngo se ngo koko ngo ngumva hari ukuntu wabigenza, ngo byanze ngo nyine ngo imbaraga zabo nyine reka kuninura. Abagore baninura abagabo kubera byanze, bivipi zanyu. Ubundi umugabo niba byanze uwo munsi kubera impamvu runaka, kandi nabo baba bigezemo uruhare. Buriya umugabo aryoherwa iyo ari kureba umugore mu maso. Umugabo aryoherwa iyo ari kureba uburyo uri kumwitwaraho, nyine akareba amarangamutima yawe, akareba ukuntu uri kumurebana amaso y'imbabazi, akareba ukuntu uri gushinyiriza, ukuntu uri kuyumva, nyine uri kuyumviramo, byose bari kubireba, ari kubireba mu maso yawe. Noneho niba utari kugira gute, utari kuryoherwa kandi akabibona, igitsina cye kiranga. Noneho ikindi gishobora gutuma umugabo neza igitsina cyanga gufata umurego, niyo agiye kurongora umugore. Urumva ko akenshi bituruka ku mugore. Yego na stress zibaho pe. Umugabo ashobora kugira stress zo mu kazi, ashobora kugira ibibazo byo mu rugo, ashobora kugira ibibazo byo mu muryango, ugasanga neza kugira ngo afate umurego igitsina cye bikanga pe.
ariko uruhare runini ni ku bagore. Ugasanga umugore, narabwiye ngo umugore bura kugira ngo umenye ko umugore afite igitsina kinini uzayibera ku minwa ye. Iyo umugabo ujya kubona kandi afite iminwa ingana ngo ujya kubona ugasanga igitsina kimwe imbere n'umwobo ni kinini kiragutse. Hano kwaguka kwacyo rero mujye mufata amazi akonje mushyiremo indimu, mukandiremo amazi y'indimu mwicaremo, cyangwa se witawarishe amazi akonje. Hanyuma ikindi urabona kwa kundi ujya kwihagarika, ukarikura inka ariko ngera ukagira nyine ukahafata sinzi muri kubyumva. Ibintu yakora ni handi hagati y'umwoyo no kugitsina nyine niho hakora, sinzi muri kubyumva. Kwa kundi umeze nk'urukwafu gutya, mujye mwiga kubikora. Biriya bintu bituma igitsina cyongera gusubirana. Mujye mubikora. Nunafata noneho unafata unahahuze. Ushobora no gufata gutya n'intoki ukagira gutya ukasa n'uhagarura. Naho waraharetse gutya niyo ugiye koga urakuba nyine ugakomeza ukigenda. Iyo umaze koga urahegeranya ukagira ngo none kwa kundi kujya kwihagarika, kwa kundi urekura inka zikongera ukazifata. Biriya bintu bituma igitsina cyongera kigasubirana. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo umugabo rero agiye kujya mu gitsina cyagutse, arabizi neza ko cyagutse ari intuza, ari kuhabura neza ari kugura agaturuka mbere karakunze kwera ko amaraso yarashyushye nyine yumva nyine yenda kurangiza, akaza agapfa kurangiza. Noneho yarangije agasubira bubisi, nibwo ahita yibuka ko igitsina yari ari kurongora kitaryoshye atari kubyumva, kugira ngo ihaguruke bibe intambara pe. Niba igitsina cyagutse cyane umugabo yajya gushyiramo kumva nta kintu ari kumva, akarangiza kubera ko kwara agaturuka mbere nyine kubera ko yari yabishegeye. Buri umugabo wenda kurangiza, nta hantu atarangiriza, ahantu hose yaharangiriza. Ariko iyo amaze kuba mushyashya nyine amaze kurangiza, kugira ngo yongere bisubiremo kandi kuri hantu aba yumva wapi biranga. None ikintu gishobora gutuma igitsina kidahaguruka kandi cyari gisanzwe gifata umurego ni ukwaguka k'umugore, n'impumuro mbi ituruka mu gitsina, n'amagambo mabi umubwira, n'isura yawe mu gihe ari kukurongora ukuntu umeze. Ni gute umugore ashobora gukambya agahanga ari kurongorwa umugabo akaryoherwa? Ntabwo umugabo yaryoherwa. Umugabo aryoherwa bitewe n'uburyo wowe umeze. Ntabwo uzaza umutunurira amaso ngo gira vuba ariko ngo tugende, ngo isombe ngo unasangishije, ngo yuko ndi bujya kurangura intuza muri Nyabugogo ngo amasaha aranja. Ibintu nk'ibyo ndakubwiza ukuri umugabo ntaga ajya ashyukwa. Noneho umugabo yabonye cyanze igitsina cye ahita akikuraho, akabwira umugore ati mfatira hano, fata. Umugore agafata. Buri umugabo niba ari ikintu kimubabaza no kujya gufata igitsina cyanze gufata umurego, ubwe arakireba akakiburira agaciro, ubwe arakireba kumva iseseme kandi ari iki. Noneho umugore nawe agakora wapi. Noneho umugabo umugore akajya amubwira ngo byanze, ngo shingo cyanze guhaguruka n'ukuri ngo reka tubivemo. Naho umugabo ngo cyari kigiye guhaguruka, ngo gira ngo cyangwa kubwira ngo gifate kubera ko we ntashaka ugikoraho. Umugabo igitsina cye kitahagurutse cyanze kuhaguruka ntabwo bashaka kucyegera. Agiharira umugore akamubwira ngo fata, gikomeze ugifata. Umugore nawe agifata akagikinisha, yagera umugore akarambirwa akagishyira hasi, akongera akagifata. Umugabo ati fata, akakigufatisha ku ngufu kandi we ntabwo abashaka kugikoraho. Umugore agahenda akingingirizwa, akagifata agikoza kuri rugongo bikanga, akagifata akagitamira bikanga, akagifata akagikorakora nyine kwa kundi no gukarisa bikanga. Noneho umugore agahita agira gute, agahita yivumbura. Umugore ahita yivumbura avuga ati ntabwo ngiye nshaka umuntu nkiniraho, turekeraho. Noneho umugabo yagira ngo agatege karaje, yajya gushyiramo agasanga umugore nawe yabivuyemo, agasanga harumye. Buriya reka mbabwire systeme muzajya mukora niba hari umugabo uteye agatebe uri kumva iki kiganiro. Wa mugabo we nubona igitsina cyawe cyanze gufata umurego, ukabona byanze pe, uzabwira umugore ntagifate. Buriya intoki z'umugore zirakurura zituma igitsina gihita kikanguka. Sinzi impamvu niba ari Imana yabigeze uko nguko, ariko zikaba ari za ntoki z'umugore zoroshye. Niba intoki z'umugore wawe zitoroshye, nashyireho utuvuta
ashyiraho utuvuta twatuvuta nyine tudafite impumuro y'amavuta atagira ikintu atwaye. Niyashyiraho olive oil cyangwa agashyiraho amavuta y'igihwagari cyangwa agashyiraho andi mavuta ariko adahumura, yaba ari aya ngaya ya massage, byose birashoboka. Hanyuma namara gushyira mu ntoki utuvuta, noneho ahita agifata, kandi kugifata ntuzagifate hejuru ku mutwe, uzafata igitsina cy'umugabo wawe uhereye hasi mu gihimba cyayo hasi, nyine use n'ufata gutya, umere nk'uri kucyumviriza, umere nk'uri kukiganiriza. Nyine urumva uzagihereza umugore agifate yishyize amavuta mu ntoki, agifate gutya, agifatiremo hagati. Noneho namara kugifata uko, ahite mumera nk'abaryamye murebana, noneho musobekeranye amaguru, ukuguru k'umugore kumwe kujye hagati mu bibero, ukundi kujye hejuru. Nyine ahobera ukuguru kwawe kumwe n'ubushyuhe bw'akaguru ke kari kumva ubundi bushyuhe bw'akaguru kawe ko hasi. Nurangiza noneho agifate gutyo, mutuze. Noneho nihashira nk'amasegonda nk'atanu, atangire agire gute, atangire noneho gake gake azamura akimanura gutyo, azamura amano nyine y'ugikorakora, akora no ku mutwe. Kwa kundi y'ugikora ku mutwe, noneho agukore no kwibere kwimoko, akore kwimoko y'umugabo. Iyo umugore ari gukora ku gitsina cyanze guhaguruka, yabanje iyo systeme, mwasobekeranyije amaguru mwembi, urumva musobekeranya amaguru, ubwo muvuga ngo mbese muhita muhindura systeme, mukaryama murebana mumeze nk'aho mutabirimo. Noneho mwamara kuryama murebana, mugasobekeranya amaguru, ukuguru kwawe k'umugore kukajya hagati, ukundi kukajya hejuru y'ukwawe, ku buryo uko hasi k'umugabo umugore nyine ashyiraho itako. Muri kumva, mugasobekeranya nyine amaguru muri ubwo buryo. Noneho umugore akomeza agifata gutyo, intoki yasize amavuta, yarangiza noneho ashira amasegonda atangira akagera gute, azamura amanura, azamura amanura, azamura amanura. Noneho yagera ku mutwe agasa n'ukaragiraho, kwa kundi gukora ku mutwe wayo. Buriya reka mbabwize ukuri, nkuko rugongo ikorana n'ibere imoko ryacu, rugongo n'ibere imoko yacu na rugongo birakorana uko, niko n'umutwe w'igitsina cy'umugabo ukorana n'imoko ye. Niba uri gukora ku gitsina cy'umugabo ku mutwe, mukore no kwimoko ye y'ibere cyangwa se umwonke. Nutangira kubona no bitangiye kujya mu mujyo neza, uhita ugira gute, ufata igitsina cye, noneho uhite usa n'ukiyegereza ukishyiriremo. Nurangiza umukora kure ku mabya, uri kumukora no kwimoko. Noneho icyo gihe ndabizi kizatangira gufata umurego. Nurangiza n'ubura umugore shapu, uzahita ugira gute, uzahita winyaza tuzi duke. Nurangiza tuzi duke tuje tuvange n'ururenda, noneho ugenda ugira gute, udukoza ku mutwe w'igitsina cy'umugabo ari kuri no kumukora ku moko. Ndakubwiza ukuri kizahaguruka. Nikidahaguruka uzamenya ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'amasukari, diabete azaba ayifite. Abagabo bafite diabete n'abagore ndagira ngo mbibutse yuko nta bushake bajya bagira bwinshi, nta bushake bagira bwinshi, ntabwo pe. Nubona n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe atangiye kubura ubushake, ngo ubushake bwarabuze, uzamenye ko ugomba kujya kumusuzumisha bakareba ko nta diabete arwaye. Hanyuma umugabo rero utashyutswe, igitsina cye cyanze burundu, ndakubwiza ukuri, abayumva igitsina atari icyo we gitije umugore, abayumva yabwira umugore ko iki gitsina ni icyawe, wa mugore we nkwiyame. Ariko iyo agize Imana akabona igitsina cye nyine gihora gihagaze, aba ari proud wacyo, akavuga ati igitsina cyanjye cyahagaze, nyine akumva yanakireba. Uyu umugabo byanze gushyukwa, nta nubwo ashaka kukireba igitsina cye, nta nubwo ashaka kugikoraho, ahubwo afata intoki z'umugore akamubwira ngo koraho, ngo gifate, cyangwa ntanashake kureba, akajya amubwira gusa ngo byari bigiye gukunda, wihangane gato, byari gukunda. Noneho bigira umugore nyine kubera ko kutamenya utwo tuntu twose nababwiye, bigira umugore yabivuyemo. Noneho umugabo agahita azinukwa nawe, noneho kwa kuzinukwa n'umugore akazinukwa, ugasanga umugabo nyine isoni, ipfunwe, agatangira kumva atayikuzo, atayibaba, agatangira nyine kumva ko ari umunyamakosa. Nta makosa ufite, ni ibintu bibaho mu buzima, cyane cyane biba ku bagabo bafite abagore bagutse cyane mo imbere, bikaba ku bagabo bafite abagore bababwira nabi,
bigakunda kuba ku bagabo bafite abagore batazi kwiyozamo, bahora n'impumuro mbi, batazi no kunywa n'amazi. Kunywa amazi menshi birinda impumuro mbi yo mu gitsina. Kunywa amazi menshi bituma umugore atanuka mu gitsina kimwe n'umugabo. Umugabo unywa amazi ntaganuka udukari. Hari uduhungu tujya kwihagarika cyangwa se abagabo wajya kumva cyane cyane wenda nko ku ngendo wenda zakure, wajya kugira ugasanga bagira ngo ni gazi kubera kutanywa amazi bituma umuntu anuka byanga byakunda. Ahantu hose hari umwenge mujye munywa amazi menshi, icyo nabashishikariza. Noneho rero iyo umugore abonye ko umugabo byanze, iyo ari umugore nyine uzi ubwenge, ntabwo amuhuga, ntabwo amubwira naho arushaho kumwiyegereza, akambwira sheri ndagukunda, akambwira utugambo twiza, akambwira sheri muri umugabo mwiza nuko Imana ninjye nyine utuntu nk'utwo. Gusa hari n'abagabo babahita avuga, hari n'umugabo uhita uvuga ngo uri kumbwira kugira ngo nyine ndeme agatima, ngo kugira ngo nyine ngo njijishe, sibyo? Nkurugira ngo unjijishe, ariko se niyo yakujisha bitwaye iki? Niba ari kugira ngo agukomeze bitwaye iki? Hagira ngo aguhebye. Hakaba n'undi mugore noneho uvuga ati rega byaranze, urashaje, byaranze neza byanze, yanze guhaguruka, nta kindi kintu warenzaho, turekera ahubwo wikomeza ku ntoba. Umva iyo mvugo y'umugore. Niba umugabo byanze ko abandi ari bwo bwa mbere kandi ndako ari ikibazo mwakicara mukaganira, wamuca intege muri ubwo buryo? Ntabwo bibaho. Ikiganiro cy'uyu munsi cyari ikiganiro twari turi kureberaho uburyo umugore uryoherwa, ibimenyetso bizakwereka ko umugore ari kuryoherwa. Mbabwira yuko umugore aryoherwa kuri turiya indi butinde, kuko abagore dutinda kurangiza, bisaba umutsi. Mbabwira na systeme y'uburyo ushobora gutinda kurangiza uri umugabo ukaryohereza umugore. Mbabwira n'uburyo umugabo ashobora kubijyamo neza niyo yaba ari igitsina cyanze gufata umurego, n'uburyo agomba kwitwara, byose nabibabwira. Mbabwira n'umuti ushobora kugira gutandukanya umugabo wawe n'inshoreke yagutwaye umugabo. Ngayo nguko ikiganiro cyacu nicyo ngicyo. Ndabakunda cyane kuri mukomeza mudushyigikire, mukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. I love you so much.